3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. Leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka y'1957 zaranzwe n'icyo twakwita isiganwa mu isanzure, aha zasiganwaga na Leta zunze ubumwe z'Abasoviyete. Aha nituvuga isiganwa wumve gusiganwa mu bijyanye no kohereza ibyogajuru mu isanzure. Iri siganwa ryagoye Leta zunze ubumwe za Amerika cyane ku buryo ibyo bifuzaga kugeraho ari abambere muri iki gihe byose Leta zunze ubumwe z'Abasoviyete zarabibatanze. Aha twavuga nko kohereza icyogajuru cya mbere mu isanzure, kohereza ikinyabuzima cya mbere mu isanzure, ndetse mu gushimangira iyi ntsinzi Abasoviyete banabatanze kohereza umuntu wa mbere mu isanzure. Iki gihe Leta zunze ubumwe za Amerika zasaga n'izimaze kwemera intsinzwi maze zifata umwanzuro wo gusiganwa ariko bijyanye n'ubushobozi bwabo. Abanyamerika bakomeje urugendo rwabo rwo kujya mu isanzure babigeraho, nyuma y'aha baza no gukomeza kugenda baca utundi duhigo turimo kohereza abantu ba mbere ku kwezi. Ibi babikoze kuri misiyo ya Apollo 11 ku itariki ya 16 kugera ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi mu 1969. Iki gihe amarembo kuri misiyo zo ku kwezi yari afungutse na nyuma y'aha bakomeza kujyayo. Mu mwaka wa 1972 nibwo abantu ba nyuma ba Leta zunze ubumwe za Amerika baheruka ku kwezi. Mu yandi magambo hari hashize imyaka igera kuri 53 batajyayo nta misiyo zo ku kwezi zirimo abantu NASA ikora. NASA nituvuga NASA wumva ikigo cya Leta zunze ubumwe za Amerika gikora iby'ubushakashatsi ku isanzure. Gusa aya mateka kuri ubu siko kimeze, kuko misiyo ya Artemis 2, iyi ni misiyo ya NASA baherutse gukora mu minsi mike itambutse, yahise ihindura aya mateka. Hari ku itariki ya mbere ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2026 kuri Kennedy Space Center nibwo abastronaute 4 cyangwa se bari abantu bajya mu isanzure bari biteguye guhaguruka kuri launchpad berekeza ku kwezi. Nanjye niteguye kukubwira inkuru y'urugendo rwabo. Nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Mu gutangira iki kiganiro reka dutangire ngusobanurira Artemis 2 icyo ari cyo. Ikigo cya Leta zunze ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi ku isanzure bita NASA kigira uburyo kiba cyarateguye amaprograme kizakora. Izi ni programe cyangwa se gahunda gishyiraho ziba zigamije kuzakora ubushakashatsi runaka, harimo izizajya ku kwezi, izizazenguruka isi, izizajya kuri Mars n'izizajya ahandi hagiye hatandukanye. Ibyo nibyo bita programe. Hanyuma buri programe igira amamisiyo ikorwa mu byiciro birenze kimwe. No kuvuga ngo iyi Artemis 2 ni misiyo ya NASA ya mbere igiyemo abantu muri programe ya Artemis. Mu yandi magambo bisobanuye ko hari iyindi Artemis 1 cyangwa ya mbere yagiye, ariko yo yari robotic mission. Ni misiyo zigenda ari ibyogajuru gusa bitarimo abantu bakabikontorora bari ku isi. Ariko iyi Artemis 2 niyo first crewed mission kuri Artemis program. No kuvuga ngo muri programe ya NASA yitwa Artemis, iyi Artemis 2 niyo mission boherejeho icyogajuru ariko kirimo abantu. Iyi misiyo ikaba intego yayo nyamukuru kwari kujya gusuzuma ngo barebe mu isanzure uko hateye, bagende mu kirere cy'isi dutuye babanze bayizenguruke barebe uko iteye, hanyuma banakomeze bajye ku kwezi bakuzenguruke barebe uko guteye, bafata amafoto barebe ikirere uko kimeze, imbogamizi zishobora kuba zarahavutse nyuma y'uko bahaheruka, cyane ko imyaka 53 yari ishize yari myinshi. Ibyo ni bimwe mu byo iyi misiyo ya Artemis 2 yagombaga kujya kwigaho. Ibi byose bikaba byari bigamije gufasha NASA gupanga uburyo izasubiza abantu ku kwezi noneho bagakandagiraho. Aha icyo nakubwira nuko iyi misiyo ya Artemis 2 ni flyby, ni crewed lunar flyby mission, not landing mission. Ni misiyo ariko buryo baba bafite n'icyogajuru bakoresheje. Muri iyi misiyo rero ya Artemis 2 ntabwo ari icyogajuru. Artemis 2 ni misiyo yo muri Artemis program ariko bakoresheje icyogajuru cyitwa Orion. Iki cyogajuru rero cyagombaga kugenda kikazenguruka ukwezi gifata amafoto n'amashusho ariko kidaparitse ku kwezi. Niyo mpamvu babyita flyby mission, ntibabyite landing mission. Ikindi, iyi misiyo byari biteganyijwe ko izamara iminsi 10 gusa, ikaba yari ifite umwihariko w'uko ariyo misiyo nibagenda bakagera ku kwezi bazakuzenguruka ariko bakanagera kure inyuma y'aho abandi bashakashatsi bagiye ku kwezi bagarukiraga. Mu mibare berekanye ko bazarenga ahari hasanzwe hagerwa bakaharenzaho intera y'ibirometero 7,400. Urumva ko ari kure cyane. Hanyuma ikindi kandi urugendo nk'uko bari babitangaje mbere
mbere yuko iyi misiyo itangira berekanaga ko iki cyogajuru Orion kizakora urugendo muri rusange kugenda no kugaruka, harimo kuzenguruka isi, kugenda bakazenguruka ukwezi bakanagaruka. Bagomba gukora urugendo rubarirwa hagati y'ibirometero 930 n'ibirometero miliyoni. Urumva ko iyi ntera nayo yari ndende. Intego nyamukuru nkuko nari mbikomojeho mu kanya, NASA iri mu bushakashatsi bwo kureba uburyo yazasubiza abantu ku kwezi, ndetse nkuko abayobozi bakuru muri NASA bagiye babitangaza, berekanye ko bafite na gahunda yo gutekereza uburyo bazubaka icyicaro ku kwezi. Noneho misiyo zimwe na zimwe zo mu isanzure, cyane nk'ibyogajuru byajyaga gukora ubushakashatsi ku mubumbe wa Mars, bikaba byajyayo bihagurutse ku kwezi aho kujyayo bihagurutse ku isi. Iyi nayo ni imwe mu ntego NASA yerekanye ko ifite muri plan yayo cyangwa se mu iteganyabikorwa ryayo. Iyi misiyo yagiyemo abastronaute 4. Uwa mbere yitwaga Reid Wiseman, uyu yagiye ari kamanda, ariwe muyobozi mukuru w'iyi misiyo. Ni ukuvuga ko yari afite inshingano zo gukurikirana igishoboka icyo ari cyo cyose misiyo ikagenda neza. Yari ashinzwe ko bagenzi be ikipe bajyanye iguma itekanye. Ikindi kandi ni nawe wari ushinzwe gufata ibyemezo bikomeye muri iyi misiyo yabo. Uyu yahoze ari umupilote w'indege z'intambara mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari ubwa mbere yari agiye mu kirere, kuko yigeze kujyayo muri Expedition 40 na 41 hari mu mwaka wa 2014. Nituvuga Expedition ni ukuvuga ngo NASA igira izindi programe z'igihe kirambye iba yaratangiye, ugasanga ari nka programe yatangiye mu mwaka wa 2000 n'ubu igihari. Hanyuma abantu bajya muri izo programe cyangwa se baba bajya muri ibyo bikorwa by'ubushakashatsi babikorera muri ISS cyangwa International Space Station. Ibi ni nk'icyicaro cyubatse mu kirere cy'abashakashatsi, nacyo kimeze nk'icyogajuru gitembera mu kirere, gihorayo. Amatsinda y'abashakashatsi aragenda agasimburanayo, bamwe bagataha abandi bagasubirayo, ariko ugasanga barabikora muri programme imwe. Niba yitwa Expedition, ubwo iguma ari Expedition. Abagiyeyo bwa mbere bakitwa Expedition 1, ikaba ari misiyo ya Expedition 1. Hanyuma abagiye kubasimbura ba kabiri nabwo bikitwa Expedition 2, bigakomeza gutyo bikagera kuri 40-60 gutyo. Iyi mibare igenda yiyongera hashingiwe ku nshuro amatsinda y'abashakashatsi yagiye asimburana ku nshingano. Uyu mugabo kandi ikindi yari afite ubunararibonye, kuko na mbere yigeze gukora mu biro bya NASA bishinzwe abastronaut cyangwa aba bantu bajya gukora ubushakashatsi mu kirere. Mu magambo make rero, yagiye muri iyi misiyo ari captain, ari we uyiyoboye. Ikindi kandi ni nawe wari ushinzwe kuba yahamagara abo ku isi bakontorora misiyo mu gihe haba habaye ikibazo runaka cyihutirwa. Si uyu wenyine, kuko harimo n'undi mugabo witwa Victor Glover. Uyu nawe akaba yari afite inshingano zo kumwunganira, ariko cyane cyane wakibanda mu bijyanye no gukontorora uburyo icyogajuru kiriho gikora, amasysteme uburyo ariho akora, ndetse n'uburyo bwo kuyakoresha. Uyu nawe ni umupilote utwara indege y'intambara mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi nawe akaba yari afite experience muri NASA n'ibi byo kujya mu kirere, kuko nawe yagiye muri misiyo ya SpaceX Crew 1, naho ni kuri International Space Station, kuri cya cyicaro abashakashatsi bajyayo bakajya basimburana nyuma y'igihe runaka. Iki gihe anajyayo yahise aba ari we mwirabura wa mbere ugiye muri iki cyicaro cyo mu kirere kuhakorera kandi akanahamara igihe. Uyu mugabo nawe uruhare rwe muri iyi misiyo harimo kubafasha mu bikorwa by'ibanze bigenderwaho mbere yuko icyogajuru gihaguruka, harimo launch yacyo, ihaguruka ryacyo, gutunganya urugendo rwacyo, inzira kiri bucemo, ndetse na re-entry, igaruka ryacyo iyo kirangije misiyo. Yari copilote, mu ijambo rimwe yunganiraga umupilote mukuru, ndetse kandi akanakorana bya hafi na komanda mu bijyanye no kuguruka ndetse no gukora kw'icyogajuru. Muri iyi misiyo kandi harimo umugore witwa Christina Koch. Uyu akaba yari afite inshingano za mission specialist. Mu yandi magambo, uyu muri iyi misiyo yari ashinzwe ibintu biri tekinike cyane. Yari ashinzwe kugenzura imikorere y'icyogajuru ndetse no kumanaginga cyangwa se kugenzura imikorere y'amasysteme y'iki cyogajuru mu gihe cyose bari bakiri muri uru rugendo. Uyu ni umuhanga cyane, ni electrical engineer, ni umuhanga cyane mu by'amashanyarazi ndetse n'ubugenge. Ikindi kandi nawe akaba afite ubunararibonye mu bijyanye no kujya mu isanzure, kuko nawe yagiye muri Expedition 59, mu ya 60, mu ya 61. Ibi byose byabaye hagati y'umwaka wa 2019 n'umwaka wa 2020. Iki gihe yahise anaca agahigo ko kuba ari we mugore wa mbere umaze igihe kirekire mu kirere kandi ari wenyine, kuko yamaze iminsi 328 mu kirere muri cya cyicaro nakubwiye cya International Space Station. Yagezeyo mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019, avayo mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2020. Uyu mugore nawe mu magambo make yari ashinzwe
ushinzwe technical tasks cyangwa se imirimo iri technique, ni umuhanga mu bijyanye n'amashanyarazi ndetse n'ubugenge. Ikindi kandi muri rusange akaba yarashinzwe kureba ko icyogajuru systeme zacyo, imikorere yacyo byose muri rusange ibiri technical, ibiri gukora uko bikwiye. Uwa kane wagiye muri iyi mission ni uwitwa Jeremy Hansen. Uyu akaba nawe yari mission specialist. Uruhare rwe nawe kwari ugufasha mu bijyanye no kugenzura uburyo amasysteme akora, ibijyanye n'itumanaho niwe wari ubishinzwe, ndetse kandi akunganira uyu mugore mu bijyanye na scientific tasks. Izi ni inshingano ziba zifitanye isano n'ibintu biri scientifique cyangwa se bisaba ubumenyi runaka umuntu agomba kuba afite. Uyu mugabo yaturutse mu kigo cy'ubushakashatsi ku isanzure cy'abanyakanada, Canadian Space Agency. Akaba nawe yarahoze ari umupilote utwara indege y'intambara mu gisirikare cya Canada. Kuri uyu we uru rwari rwo rugendo rwe rwa mbere akoreye mu isanzure. Byahise biba amateka ku gihugu cya Canada kuko yabaye umunyakanada wa mbere ugiye muri misiyo yo ku kwezi. Icya kabiri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho biba amateka kuko yahise aba umuntu wa mbere utari umunyamerika woherejwe muri misiyo zo ku kwezi kandi akoherezwa n'ikigo NASA cy'abanyamerika. Uyu mugabo impamvu yatoranyijwe ngo ajye muri iyi misiyo nuko mu itegurwa ry'iyi misiyo iki kigo cya Canada, Canadian Space Agency, hari ubufasha bunyuranye cyagiye giha NASA. Ibigo birafashanya, yaba European Space Agency, yaba Cosmos y'Abarusiya, yaba Canadian Space Agency, yaba NASA. Ibigo byose bigenda bifashanya, ugasanga nko mu kubaka amasysteme bamwe hari ibyo babahaye, kubaka amarokete bamwe hari ibyo babahaye, cyane ko nk'icyogajuru ntabwo gihaguruka ku isi ari icyogajuru, kiba gifite rokete ikikoreye cyangwa se igitwaye. Kiriya muba mubona kire kuri miriro inyuma, iriya ni rokete, ntabwo ari icyogajuru. Bigenda bitandukana rero bitewe n'amastage cyangwa ibyiciro icyogajuru kigezemo mu kirere, bimwe bikagenda bivaho bigasigara. Uyu mugabo rero kuba iki kigo cy'igihugu cye Canadian Space Agency hari ibikoresho cyagiye giha NASA ubufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byatumye atoranywa kugira ngo azajye muri iyi mission, azahora ari urwibutso rw'ubufasha Canadian Space Agency yahaye NASA. Ubwo iyi misiyo yakorwaga, ibitangazamakuru binyuranye hirya no hino ku isi byari byahagurutse ari imwe mu nkuru nyamukuru bakurikirana kandi umunsi ku wundi. Ikindi cyatumye iyi nkuru irushaho gusakara nuko nyuma yuko aba bashakashatsi bageze mu isanzure bakomeje gukorana ama interview n'ibitangazamakuru byo ku isi neza nk'uko bikorwa iyo abantu bose bari ku butaka hano ku isi. Ikindi kandi iyi misiyo yavuzwe cyane kuko yari misiyo ibaye hashize imyaka 53 NASA itarongera kohereza misiyo irimo abantu ku kwezi. Ikindi kandi yari misiyo iriho itegura indi misiyo ikomeye ya Artemis 3, ikaba ari misiyo ya NASA igamije kuzasubiza abantu ku butaka bw'ukwezi. Reka noneho twinjire mu bijyanye n'urugendo rw'iki cyogajuru. Kimwe n'ibindi byogajuru byose bihagurukira aho bita kuri Launchpad Kennedy Space Center. Iki ni icyanya cyahariwe kurekurirwaho ibyogajuru. Icyogajuru Orion cyatwaye abastronaute bari bagiye muri iyi mission ya Artemis 2 cyararekuwe kimwe n'ibindi byose. Nyuma y'iminota 8 gusa cyari cyamaze kugera mu kirere, gitangira icyo twakwita core stage separation, cyangwa se bimwe nakubwiye ibyogajuru iyo byagiye bitangira kugenda hari ibice bimwe na bimwe bisigara hagakomeza iby'imbere. Aha rero nyuma y'iminota 8 iyi separation cyangwa itandukana ryari rimaze gutangira. Mu yandi magambo, aha Orion uyumve nk'iyari imaze kugera muri Earth orbit cyangwa se mu nzira isi inyuramo izenguruka izuba. Iki gihe Orion yagombaga kubanza igakora icyiciro cya mbere cya misiyo cyangwa cy'ubutumwa cyo kuzenguruka isi. Byamara kurangira hakabaho systems check cyangwa se gusuzuma amasysteme y'icyogajuru niba nta kibazo afite agikora neza. Hanyuma hagahita hakurikiraho icyitwa TLI cyangwa se translunar injection. Aha ni urugendo noneho rwo kuva muri Earth orbit cyangwa se hahandi muri ya nzira isi inyuramo izenguruka izuba, bakayisohokamo noneho binjira mu rugendo nyirizina rwerekeza ku kwezi. Ibi niko byagenze kuri Orion, cy'icyogajuru cya misiyo Artemis 2 cyasohotse muri orbite y'isi kiragenda cyerekeza ku kwezi. Aha hahita hakurikiraho spacecraft separation from the rocket. Aha ni igihe noneho icyogajuru nyirizina gihita cyitandukanya na rokete, noneho kigatangira urugendo ku giti cyacyo cyerekeza ku kwezi. Nyuma yaha icyogajuru Orion cyakomeje urugendo rwacyo rugana ku kwezi. Ni urugendo rufata iminsi ishobora gutandukana
bitandukana bitewe n'icyogajuru uko gikoze n'uko gikora. Muri iki gihe baba batangiye gusuzuma amasysteme ko ariho akora neza, bakongera kwiyibutsa bimwe mu bumenyi bahawe bakiri ku isi, ndetse bakongera no kwiyibutsa ikijyanye na manual control, cyangwa se kongera kwiyibutsa gukoresha amasysteme mu buryo buri manuel aribo babyikoreye bitari automatic. Ibi byose bongera kubyibutsa kubera ko aho baba bagiye ni kure cyane, kandi bashobora kugerayo hakavuka ibibazo by'itumanaho bigasaba ko aribo birwanaho, ibyo abo ku isi babafashaga ntibyongere gukunda kuko batari gutumanaho. Orion yarakomeje iragenda igeraho ikwiye kuba izenguruka ukwezi itanga amakuru mu buryo bw'amafoto n'amashusho. Nimvuga Orion wumva icyogajuru cyifashishijwe muri misiyo ya Artemis 2, kuko Artemis 2 ni misiyo yo muri porogaramu ya Artemis, ikaba yarakozwe hakoreshejwe icyogajuru cyitwa Orion. Orion ni icyogajuru, Artemis 2 ni misiyo, noneho Artemis ikaba ari porogaramu ya NASA. Aha Orion yakoze akazi yari yagenewe gukora, ndetse kubera ko nk'uko twabikubwiye dutangira ikiganiro bagiye bakarenga muri zone abandi bashakashatsi bagarukiragamo, bakarengaho ibirometero bigera ku 7,400 nk'uko byatangajwe mbere y'uko icyogajuru gihaguruka. Ibi byabahaye n'ubushobozi bwo kubasha kubona icyo twakwita igice cy'ukwezi kitaboneka cyane cyane iyo turebye ukwezi turi ku isi, cya gice cy'inyuma tuba tubona kitariho urumuri. Kiriya nacyo batangaje ko aho bageze babashije kukibona. Ubutumwa bumaze kurangira, cyari igihe kuri Orion cyo kugaruka. Iki gihe nta bintu byinshi biba biriho bisaba, ahubwo abagiye mu bushakashatsi mu mitima, mu bitekerezo baba bariho basenga, kubera ko aha ntabwo hongera gukenerwa ingufu za moteri kuko ruba ari urugendo rwo gucunshumuka, noneho ni ukumanuka. It's a free return path, ni inzira yo kugaruka idasaba ikiguzi icyo ari cyo cyose. Ikiba gisigaye gusa aha baba bagiye kureba ko amasysteme ari gukora neza, bakabanza bakayatestinga ko systeme zikora neza, kubera ko baba bagiye kwinjira mu cyitwa high speed re-entry. Iki ni icyiciro cyo guhindukira bavuye mu isanzure bagarutse mu kirere cy'isi, ndetse kugeza bageze hasi ku mazi. Hari abantu benshi bibaza bati iyo icyogajuru gihindukiye kiraza kigaparika ku kibuga cy'indege, ese kiraza kikagwa ku butaka? Icyogajuru iyo kivuye mu butumwa kiraza kikagwa mu mazi y'inyanja. Aha rero icyo baba bariho basengera ni iki? Iyi high speed re-entry ni igihe icyogajuru kiba kiri guhindukira kigaruka ku isi, noneho kikava mu kirere cyo hanze y'ikirere cy'isi kikinjira mu kirere cy'isi. Iki gihe kiba kiri ku muvuduko uteye ubwoba cyane, kubera ko kiba kiriho kigendera ku muvuduko wa kilometero 40,000 ku isaha, gifite ubushyuhe bwa dogere Celsius 2,800. Wibutsa ko amazi ari boiled cyangwa se yatogoshejwe aba afite dogere z'ubushyuhe 100. Ibaze noneho dogere 2,800. Aha ubu bushyuhe wakwibaza ngo ni gute barokoka? Iyo bubaka icyogajuru, bubaka kariya kantu baba barimo cyangwa se ka capsule, bagerageza kubaka icyitwa heat shield cyangwa se ingabo ikingira ubushyuhe. Iyi ni ituma badashirira, ariko mu by'ukuri nubwo ubushyuhe butabashiririza, ariko ikijyanye na temperature cyangwa ubushyuhe bw'imbere aho baba bicaye buba bwazamutse. Nabo iyo bageze ku isi ni bumwe mu buhamya bitangira, ubushyuhe buba bwazamutse ku gipimo kidasanzwe, nabo babyumva, ku buryo iyi heat shield iyo bakora icyogajuru ni kimwe mu bintu bibandaho kugira ngo misiyo izabe successful, bazagende babashe no kugaruka. Bitari ibyo bagenda, ariko kugaruka bikazarangira bapfuye bazize guhira mu cyogajuru. Ikindi kandi Orion ubwo yari iri muri iki cyiciro cyo kumanuka k'uyu muvuduko no kuri ubu bushyuhe, kimwe n'ibindi byogajuru, habaho icyitwa blackout. Aha ni igihe abo ku isi bagenzura misiyo batakaza itumanaho n'abari mu cyogajuru. Kuri Orion byafashe iminota 6 bababuze ku itumanaho, nyuma y'iminota 6 bagarukaho. Iyo aka gace karangiye bongeye kubabona, biba bisa naho misiyo irangiye. Ibyago by'uko havuka ikindi kibazo biba bifite amahirwe make cyane. Amato manini ariho indege za kajugujugu ndetse n'amato mato yari yamaze kwitegura muri Pacific Ocean cyangwa se mu nyanja ya Pasifika kujya kwakira aba astronaut. Ikiba kigiye gukurikiraho nyuma yaha, iyo basohotse muri iki cyiciro cy'ishiraniro, binjira mu cyitwa splashdown. Iyo bageze mu birometero bikeya mbere y'uko bikubita ku mazi y'inyanja, barekura imitaka, ibyo bita parachutes. Iyi ni ituma icyuma baba bicayemo ikizwi nka capsule kibasha kumanuka cyitonze, cyagwa ku mazi ntikikubiteho cyane, kugira ngo hirindwe ibindi bibazo bishobora kuvuka kandi misiyo yari irangiye. Niko byagenze, abastronaute baramanutse, amato mato atangira gusatira icyerekezo bari bahawe cyaho abastronaute bagomba kwitura ku mazi y'inyanja, ndetse kajugujugu zari tayari. Bamaze kugwa, amato mato yerekezayo, batangira kubakura muri kaka capsule kamwe baba bicayemo kagwa ku mazi, batangira kubakuramo babashyira mu mato mato. Aha kajugujugu zahise ziza
zohereza imigozi hasi barishumika zirabagurukana zibajyana kuri bwa bwato bunini nk'ubwato bwaho bari bateganyije kubakirira. Aha mbere yo gusoza ikiganiro wakwibaza uti hagiye gukurikiraho iki muri programme ya Artemis? Nk'uko naza yabitangaje, ikigiye gukurikiraho ni ugutegura misiyo ya Artemis 3, cyane ko ibyo bari bakeneye kubanza kugenderaho no kwanariza, kwiga, gukoraho inyigo byose byamaze gutungana Artemis 2 yabitunganyije. Batangaje ko muri misiyo ya Artemis 3 bazajya gukora ubushakashatsi ku kwezi, ndetse kandi batangaje ko bazajya kuri South Polar Region, ni ukuvuga ko bazajya gukora ubushakashatsi ku kwezi ariko bazaparika cyangwa se ubushakashatsi bwabo bazabukorera ku kwezi ariko mu gice cyako cy'amajyepfo. Ikindi kandi kitezwe ni uko NASA mu kohereza abastronaute ishobora kuzashyiramo umugore, akazaba ari we mugore wa mbere ukandagiye ku butaka bw'ukwezi, ndetse kandi hitezwe ko bashobora no kuzashyiramo umwirabura, akazaba yanditse amateka y'umwirabura wa mbere ukandagiye ku butaka bw'ukwezi. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Icya none reka ngisoreza aha. Ubaye hari indi ngingo wifuza ko twagukoreraho ikiganiro, wayitwandikira muri comment, kola like na share. Ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona bigisohoka. Nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.